hata kama Mungu aliumba kifo, si lazima tuwawe hivyo. Dushaka ubutabera, dushaka kurenganurwa, dushaka ubutabera, dushaka kurenganurwa. Reba we, reba we, reba we, amaraso y'abanyamurenge wamenye, hari umunsi uzayabazwa, hari umunsi uzayabazwa. Reba we, amakuru uwo yageze ko buri wese afata pose, sinatinya no kubivuga nibabaje neza. Kuva 96 kugeza n'ubu twicwa, iyo abana ari mbishoboye nari kubagarura, ko atakiye amakanga ntanashaka kumva izacu. Wa munsi w'umwijima w'umuriro bibogobogo, turibuka abacu bazize uko baremwe. Sinakwibagirwa Meja Kaminzobe wariwe, Gapita na Misigaro Ndagano na Mosi, n'aba basore batatu barimo ndayisaba. Imitima yacu yuzuye agahinda n'amarira, nigutumbwira gutuza umugambarirwa gundi, duhore tubibuka tibizongere ukundi. Umunsi nk'uyu ukwezi nguko kuratashe, ngize ikiniga gahinda kenshi mu mutima, nimundarira marira yanjye yanze gushira. Nibutse imfura abacu bazize uko baremwe, ndi kwicuza nibaza impamvu twebwe dutukwa bibogobogo. Igendere unteye ishavu, nibutse 96 abacu barira biganyira, abana bataramarira. Usingizwa muze muturutse amahota, muze muragize n'abandi bishwe n'izo nkota. duhatirwa kuva iyo tuva niyo tuganishwa, duhora mu marira Imana yacu ntibizi. Twiringiye umuremyi twanze kubina imahanga, Mana Nyagasani ngwino uduhe ubutabera. Hata kama Mungu aliumba kifo, si lazima tuwawe hivyo. Dushaka ubutabera, dushaka kurenganurwa, dushaka ubutabera, dushaka kurenganurwa. Reba we, reba we, reba we, amaraso y'abanyamurenge wamenye, hari umunsi uzayabazwa, hari umunsi uzayabazwa. Reba we, biragoye kubyakira 96 bazize iki? Abanyabibogobogo, umuborogo batewe nabo duturanye. Nyemerera mvuge ko iyo mwijuru yabyanditse, umwenda uzishurwa. Mwaduhoye uko dusa niyaturemye, ntimba ku mitima nibutse y'amazina yabo mwamazeho. Famiye ntaziganya, famiye marora, Kinyamaruterera mwakenyuye ari bato, abo mwurije bato muta muri Tanganyika. Umunyamurenge wese ukwezi kw'Icyenda bihoze ku mutima, utimana irema duha ubutabera, dutarurire abajanwe iminyago batuye Tanzania. Nihanganisha mwese mwarokotse urupfu, bariya badusize amaraso yabo yamenetse ku misozi azira karengane. Yageze ku Mana nimwihangane, tuzahora tubibuka. Uyu munsi sinzawibagirwa, umunsi w'amarira n'umwijima n'umuborogo, ubwo nitirwaga abanjye bazize uko bavutse. Ihorere bibogobogo barababajwe, ubu ntuzuye intimba n'agahinda mu mutima, ubw'amaraso y'inzirakarengane. Nimuhumure dufite Imana irengera imfubyi n'abapfakazi. Muhumure itara ryacu rizongera ryake, muhumure, muhumure. hata kama Mungu aliumba kifo, si lazima tuwawe hivyo. Dushaka ubutabera, dushaka kurenganurwa, dushaka ubutabera, dushaka kurenganurwa. Reba we, reba we, reba we, amaraso y'abanyamurenge wamenye, hari umunsi uzayabazwa, hari umunsi uzayabazwa. Reba we, urukongezi kabera barakamurweba mukamanyurana,
nuzura agahinda k'abanyabibogobogo bahasize ubuzima hari ku 19 ukwezi kwa 1996 kwa Matara umunsi wa gatatu katanyama za mubuto mu magasha mu bivumo ziza kudutsemba ntawe dutakira ntawe twumva dutega amajosi baratwica baduta mu mazi maze basigaye berekezwa Tanzania kubu n'ababembe kandi barabyawe n'abanyamurenge mana duha ubutabera waturemye tuzi ko turenga ndutureba ndebera amahoto ndebere na Mariyamu ndibuka fambiye ntaziganya na fambiye Marura ibi bintu n'amateka maba agomba kwigwa mu mashuri jenoside y'abibogobogo n'agatumba